none tugiye kugaruka ku mukunzi wacu yadusabye izina Jacqueline. Yadusabye ubusobanuro bw'izina Jacqueline ndetse n'imico n'imyifatire y'abafite iryo zina cyangwa y'abitwa iryo zina. Izina Jacqueline rikomoka ku izina ry'igiheburayo rivuga Jacob, risobanura ukurikiza Imana cyangwa uwitondera akagera ku byo yifuza, cyangwa se uwitondera ibyo abona mu rwego rwo kugira ngo agere ku byo yifuza. Mu buryo bwagutse, Jacqueline bivuze umugore cyangwa umukobwa w'umunyabwenge ufite intego kandi wihangana mu rugendo rw'ubuzima bwa buri munsi. Imico n'imyifatire y'abitwa Jacqueline ni iyihe? Jacqueline akunda amahoro. Jacqueline arangwa no kwirinda amakimbirane, akunda ibintu bituje kandi akunda n'ibintu byumvikanyweho. Afite umutima w'impuhwe, akunda gufasha abandi, cyane cyane abababaye. Akunze kugaragaza ndetse no kugaragara mu bikorwa by'impuhwe n'urukundo. Uyu Jacqueline kandi ni umukobwa w'igitinyiro. Muri make ntabwo akunze kuvuga cyane, cyangwa se akenshi uba usanga atuje cyane, atujemo ku buryo yisanga abahungu benshi bamutinya. Yewe ushobora no kumukunda ukabura aho umuhera ujya kumwaka urukundo. Uyu Jacqueline kandi ni umunyabwenge cyane mu bitekerezo, atekereza byagutse, abafata imyanzuro ndetse abanje gusesengura mbere y'uko afata imyanzuro. Jacqueline akenshi uzasanga ari abakobwa cyangwa abagore bafite intego zirambye cyangwa se intego z'igihe kirekire. Muri make iyo yihaye umurimo cyangwa inzozi, Jacqueline akora cyane kugeza ageze ku ntego, yanga kwihutishwa. Muri make Jacqueline yanga umuntu umushyiraho igitutu, umubwira ngo kora iki, nutabikora biragenda iki. Oya, ibyo ntabwo abikunda. Jacqueline akora utuntu twe yipoweye, yitonze, ntawe umushyiraho igitutu ngo akore ibintu runaka. Muri we akenshi usanga akora ikintu yiyumvamo cyangwa se ikintu ashaka. Ibyo Jacqueline akunda n'ibyo yanga ni ibihe? Akunda kubona abantu cyangwa se kubana neza n'abantu, akunda kubona abantu bishimye, kandi akunda abantu bagira isuku, akunda ibikorwa byamuteza imbere, ndetse akunda gusoma kandi akunda gutembera. Jacqueline kandi ntajya yibagirwa no gusenga, cyangwa se Jacqueline akenshi ni ba bakobwa bakunda guteka. Ibyo yanga ni ibihe? Abantu b'abanyaminyoma cyangwa se abantu b'abariganya cyangwa se abantu bagira amagambo menshi ntabakunda habe na gato. Akenshi abakunda abantu bacisha make, bavuga make ndetse badahubuka. Uyu Jacqueline mu rukundo akenshi ni umuntu w'umunyakuri, uhorana urukundo nyakuri, ariko atagendera ku marangamutima ye gusa. Akunda kumenya neza uwo bari kumwe mbere y'uko nawe ubwe amukunda, mbere y'uko amwiyumvamo. Akunda kubanza kugenzura uwo bakundanye niba amukunda bya nyabyo, deni nyuma Jacqueline nawe akamwegurira umutima we wose. None ku ijanisha uyu Jacqueline ameze ute? Urukundo n'impuhwe ni 95%. Umuntu akenshi uzasanga ari umuntu witonda. Muri makeya ari ubuntu n'ubwitonzi ni 90%. Gukunda umurimo no gukora uzasanga ari 85%. Gukunda ubuzima bw'ituze, muri makeya guhora yicecekeye, ibi biri kuri 80%.
umujinya cyangwa gutinya kuvugira mu ruhame, ibi byo biri kuri 40%. Soza nshuti zanjye, izina Jacqueline ni izina ry'abagore cyangwa abakobwa bafite umutima w'urukundo, ubwenge n'ubupfura. Iyo babonye abantu benshi uzasanga babatekerereza neza, nabo ubwabo batekereza neza. Siga muri komenti izina nawe usanga ushaka ko tugusobanurira, risige muri komenti. Njye nitwa Desukane Mugabo, nguhaye ikaze mu biganiro bikurikira. Wibuke gukanda subscribe, niba uri kuri TikTok ibuke kumfollowing no gukanda ku gatima. Wibuke gushyira muri komenti izina ushaka gusobanukirwa. Murakoze, murakarama, murakabaho muriho, mwavuramwe.